atari mu rwego rwo gushyira hanze mugenzi wawe ariko ni mu rwego rwo gushaka ubufasha wanjye mugira inama y'ibyo akora ko ageze mu rugo uko mvuga uko ndakara uko nishima uko nsuzugura ni nabyo nzajyana umugabo utanywa umusore utanywa inzoga ntuzaba umugabo uyu muntu agakura azi ko ubwo atanywa nyinshi ariko yabibwemo ijambo rivuga ngo natanywa inzoga ntabwo azaba umugabo ntiwabura umuntu ufatiraho urugero ariko kandi nawe ishakemo ubuzima bwawe bwite reka tubasuze abakunzi bacu mwese imana y'amahoro ibahe umugisha ku bwa buri muntu wese ukurikira ibiganiro dukora by'umuryango aho tugenda tuvuga amakuru agiye atandukanye ariko atari amakuru y'imvaho ahubwo tugendeye ku nkuru zibiriho cyangwa se z'amakuru y'uburyo tugomba kwita ndetse no kurera abana bacu no kugira umuryango mwiza cyane. Uyu munsi rero twagira umugisha ku bakunzi bacu, ndabona dufite umukozi w'Imana nemaze igihe kinini tupanga kuzahura ariko niwe wambanje ngo azashaka birangira we ari gihe uje kumwishakira. Rero twakoze urugendo rurerure tujya mu karere ka Kicukiro, akarere kari hagati cyane kabamo abantu b'abasirimu. Yego Kicukiro yubwiye umuntu ngo utuye muri Kicukiro ubuzi ko ari uwo muntu atuye hagati mu mujyi. Yego pastor turakwakiriye. Murakoze cyane natwe turabakiriye no kwakirana ahangaha. Yego rero nkanjye uri mushya kuri iyi cano twagira ngo twibanze utwibwire cyangwa se nkanjye ukwakira nitwa Pastor Fanny, sanzwe nkora ibiganiro birashoboka igihe cano iwanyu nkunda kuyireba, ndabizi ko namwe hari abantu banyu bandeba cyane ariko uyu munsi tuje kuganira nk'ababyeyi kandi tuganira ibintu by'umuryango kugira ngo tubashe gufasha abantu uburyo twarera abana kandi turi n'abakristo. Rero niyo mpamvu navuga ngo ubanze ubibwire. Yego murakoze cyane Pastor Fanny n'umuryango wose wa Pastor Fanny Official. Yego bishimiye kubana namwe. Nitwa Emerita Kaminka, ndi umubyeyi, Imana yangiriye ubuntu, ndubatse imyaka itari myinshi kandi itari mike 17. Imana yaduhaye umugisha w'urubyaro ariko by'umwihariko ndi umujyanama Christian counselor, umujyanama w'imiryango ariko mu buryo bwa gikristo. Hanyuma umuhamagaro nk'abandi umushumba wabisigiwe cyangwa wimitswe muri 2012. Yego nabwo ntago ari vuba hano ariko nanone si kera cyane. So rero naje kwisanga ku musozi w'umuryango ariho Imana impamagaye. Ubwo niho ndi nkorera guhera 2018. Yego ubujyanama bw'umuryango, abitegura kubaka, abashakanye, bari mu mubano gutyo. Urakoze, nshimye amagambo meza utubwiye uvuga uti ndi ku musozi w'umuryango niho nisanze niwo muhamagaro. Iyo bivuze uri umupasiteri tubyumva cyane ko tujya tubona mu nsengero hari igihe bavuga bati twimitse uyu muntu mu musengero w'upasiteri, usanga ni pasiteri uyoboye abaririmbyi, usanga ni pasiteri uyoboye abadiyakoni, usanga ni pasiteri w'imiryango. Rimwe na rimwe hirya abantu ntibasha batari kuri rusengero ko rugeraho pasiteri benshi ariko namenye ko impamvu nuko ufite impano yabyo byo kubasha kubafasha. Ntabwo ari byo ngiye kwinjiramo ahubwo turi mu gihe dufite ikibazo cy'imiryango. Ikibazo cy'imiryango tuba turabona ingo zisenyuka. Akabazo nshaka kugira ngo nkubaze, iyo wagiye mu kunga hagati y'abakobwa bitegura gushaka n'abahungu bitegura gushaka byanga bikunda ibyo bita blood shower, nkeka kujya mu gutumirwa ku ruhande rw'abagore b'igitsina gore, umukobwa ukamwigisha. Ese wari wajya kuganiriza umugeni igitondo kimwe ukabona yashenye? Urakoze. Ntabwo birambaho ko umugeni mubona aganirije ntawe urasenya ariko ntago bibura ko bagira utubazo. Bagira kwa kundi gukomanya amahembe mu rushako.
Yeah, ariko rero gukomanya amahembe ntabwo ari ukwicana. Abantu bakomanya amahembe ibintu bakongera bakabigorora bakabiha umurongo, ubuzima bugakomeza. Ariko abasenya barahari. Nubwo wenda atari nge uba wabakoreye bride ushobora kuba bakorewe n'abandi, turababona basenya rwose. Kandi haba hari impamvu zitandukanye zituma abantu basenya. Rero ni ikibazo kuko cyugarije umuryango nk'uko ubivuga, ariko wenda nubwo utari umbajije ko ndabizi ko ahari wari guhita umbaza uti ubona biterwa n'iki. ari ngiye kubaza. Yego, biterwa akenshi hari ikintu abantu birengagiza. Buriya kubaka urugo ni njyewe, uje nk'umuntu ni njyewe uhaguruka nkajya kubaka. Ni ukuvuga ngo ya mico yanjye, za ngeso zanjye, uko nteye, uko narezwe, uko nakuze, uko mvuga, uko ndakara, uko nishima, uko nsuzugura, ni nabyo nzajyana. Urugo ntabwo ari iriya nzu tuba tugiye guturamo. Urugo ni njyewe n'umugabo tugiye kubakana. Njyewe ibyo mpagurukanye, yes, ukuje n'ukwaje nibyo bihura bikubaka urugo. Niho hazavamo ya mahembe muzakomanya, niho hazavamo bihita binyibutsa uribuka kiriya gihe Dawidi agiye gutera Goliyati, ngo yagiye yitwaje imvumba. Mu mvumba ye hari harimo utubuye tw'utubuyenge. Buri muntu atwara utubuye mu rushako. Umukobwa atwara utubuye n'umugabo agatwara utubuye. Utwo tubuye rero nitwo uzakoresha ukica Goliyati, cyangwa rimwe na rimwe waregera nabi kakagaruka akaba ari wowe gakubita. Yego. Buriya se kuko abantu bose barabizi ko bajyana utwo tubuye. Niho ikibazo kiri, nibyo ndimo kukubwira. Niyo abantu batereta muri iki gihe ntago ibyo bintu byose ntago babyitaho. Yita ku kimero cyiza cy'umukobwa yabonye hariya hanze, undi nawe akita ku musore w'ibigango yabonye, ngira ngo batereye ibyuma wakoze umubiri, ariko ntibite ku kumenya wa muntu w'imbere. Na bya bintu bimugize ko atagiye kubana gusa n'icyo kimero n'ibyo bigango, ahubwo azabana na wa mutima, azabana na za ngeso, azabana na bya bitekerezo. Umwaka we kamwe kahuruza kakavayo, kakigaragaza, kagakubita mu gahanga, kakaba karamudomye, akikanga ati burya bwose nuko byari bimeze. Yego, niko yarateye kandi nagabyigiye aho ngaho. Nutwo yazanye, ntago bagize umwanya wo kubireba. Uvuza ko kantu mpita nibuka kwiribuye Dawidi yateye Goliyati, kakubise aho Dawidi yashakaga. Yego, Goliyati arapfa, karamuhamye. Uyu munsi hari umupasiteri nigeze gukoresha ikiganiro mubaza iki kibazo, ambwira ijambo rivuga ngo buriya abagabo ngo bagira ibyumba. Yego, bahisha abagore. Naragikurikiye icyo kiganiro. Urumva agira icyumba bahisha, ngo umenya gusa ibyo yakweretse. None uyu umwe muri bano bantu bashakanye, akabiye kamwe karaje kaguye hariya, tuvuge ko izino zisenyuka, ari kano kabuye Dawidi yakubise agahita kagwa hahandi yashakaga Goliyati agahita apfa. Tuvuge ngo twatubiye mpishe ngewe, kamwe kigaragaje, noneho karasenya cyane. Ni ukuvuga ngo iyo abatwabimenyaga, ubundi jewe iyo tuganira n'abasore cyangwa umukobwa witegura gushaka, mbanza nkamubaza wowe urinde mbere yo kujya kurambagiza umukobwa wo kwa runaka. Umusore, yes, wowe urinde, uri muntu ki, n'ibiki bikugize, amateka yawe nayahe, wakuze ute, ese umuryango wakuriyemo, ibintu wahuye nabyo byarakubatse cyangwa byaragushenye. Kuko urabona hari abantu baza we agashushanya umukobwa ashaka, ariko we atabanje kwishushanya ngo na ya mabuye ayamenye ko ayafite, amenye ngo jewe ngira umujinya, kandi iyo ngize umujinya ikiri hafi yanjye nicyo mfata nkaba nkubise mugenzi wanjye. Ako kantu nyibutsa akantu nabonye kuri TikTok k'abakinnyi ba filime babiri. Umukobwa aramenyerewe ajya kuba amarafunguje iryinyo cya Primus. Umusore nawe yari afite cya mitsingi iruhande rwateretse.
umugabo ati pajina arayese abazimubashye ati umugeni nasabye ntabwo ari wowe use unywa inzoga undi aramubwira ngo wowe se ngo nasabye umugore w'umurokore ati utanywa inzoga undi ati ariko nanjye nasabye umugabo w'umurokore utanywa inzoga dore kandi nawe uranywa mitsingi ariko ibibazo umugore yabazaga umugabo ntabwo yabisubizaga yambwira ngo jye nasabye umukobwa utanywa inzoga kuki uyinyweye mu yandi magambo we yagiye mu rusengero ahisha ya mabuye ye za ngeso ze ashaka umukobwa mwiza utanywa inzoga udafite amabuye kandi burya ntawe utayagira nawe ntagira undi nawe rero ati nanjye nasabye utameze nkawe umuro kandi wowe wari ukuri abadiyakoni nanjye nabaga muri korari mu yandi magambo akagasigane kwihishanya umpishe kamere zanjye umpishe ingeso zanjye ahubwo jewe mbashe kwemera amafuti yawe nibwo byo abanyarwanda bavuga ngo mufite umugabo ngo buryo bwe ngewe amafuti yanjye nyahishire unyemere ukondi ariko wowe uhinduke ese birashoboka ko aya mabuye twahereye ariyo twisi inyito yacu y'ikiganiro yo kutwereka ya makosa ari mu rushako ese birashoboka ko jewe aya mabuye nazananye mu rushako byashoboka ko nayajugunya yose agashira ngeze mu rugo kandi nawe uyafite utemera ko nayafite ngo ugaragaza rimwe cyane zanjye ndangaragaza rimwe kuzageza igihe twese tuzagenda kimwe kuri kimwe buriya urugo ni urugendo urumva hari ibintu umuntu abazi ko atanafite burya n'aya mabuye turimo kuvuga hari ubwo ubizi ko utayafite urugero nkanjye njya nibuka umugabo wanjye ntereta yarambajije ngo niki kindakaza ndamubwira ntabwo njya ndakara marayika murokore wo mu rusengero uyoboye worship team ntabwo njya ndakara okay kandi koko niko nari mbizi ariko nuko nari ntarabona ikindakaza yego umunsi umwe rero azandakaza sinamusize mu muhanda hagati naramutonganyije ndangije kumutonganya musiga mu muhanda ndagenda nkuraho telefone mara icyumweru cyose naranze kuvuga ariko nanjye nakwireba nkavuga cyo ninjye urakara gutya burya nuko nteye yababawe rero ntago wavuga ngo uzayakurayo uyamare kuko hari nayo butazi hari nawe n'ibyo ukora nawe ukitungura ukavuga uti burya nuko nteye hari n'utuvuka duturutse kuri mugenzi wawe yes mu mubano wanyu impamvu wo hanze umwirinda nuko ari uwo hanze nta n'ibintu byinshi muba muhuriyeho murahura mukigendera ariko wa muntu mubana buri munsi nibwo muba mutangiye kujya kwimenya ahubwo navuga ngo nibwo umucyo uba ugiye gutangira kubamurika mwese umwe akabona mugenzi we n'undi akabona mugenzi we urugo ni miriwari yes ni mugenzi wawe n'indorerwamo wireberamo nka kwa kundi Bibiliya itubwira ngo ijambo ry'Imana niyo ndorerwamo yego nawe umugabo wawe n'indorerwamo yawe n'umugore wawe n'indorerwamo yawe nibango ni ukwereka uriwe yes ngewe ntabwo nzibona ngewe uko ako nzibona mu mugabo wanjye wakwirakarira se ntabwo bishoboka ntabwo wakwibwira nabi ntabwo ntiwakwibangamira ariko mugenzi wawe ubikorera mubana mu buzima bwa buri munsi niho ugenda ubibona rero ntabwo bishoboka ko wavuga ngo wihaye umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ngo izo ngeso zose ngo zizaba zahindutse oya pe ariko ni urugendo rutangirwa n'ubushake bwo kuvuga ngo niyemeje ko icyo tuzabona tuzabigendanamo tuzabisengera twihanganirane kugeza ubwo tuzaba dushoboye kubihindura cyangwa bitunaniye tukiga uburyo bwo kubana nabyo kuko hari n'ibidahinduka yego hari n'ibidahinduka hanyuma se ibyo bintu bidahinduka turabibonye hari ibyo bya bintu uvuga ngo reka nihangane hanyuma ko hari igihe kigera umuntu ashudukurikije kuvuga ati se nzihangana kugeza ryari ubwo tubona abantu abasohoka bakirukanka ugasanga barwaye indwara aravuga ati njyewe niryo jambo ririho rivuga ngo ndahohoterwa kwihangana ubundi Imana ijya gushiraho urushako ntago yarushyiriyeho igihe cyo kurangira ngira ngo mujya munabibona niyo abantu basezerana baravuga ngo kugeza Kristo agarutse cyangwa urupfu rudutandukanyije iryo ni ijambo ry'Imana ariko reka tuze mu buzima bwacu kuko hari aho bigera nyine ukabona bigoye ukabona bikomeye ariko navuga ngo kwihangana
ko ni ukwa burundu ni nayo nkingi ni nago rufatiro ni nayo navuga ngo niyo mbuto imwe mu mbuto zo mu rushako ni ukwihangana kuko uriyihanganira wowe bwa mbere ukihanganira uwo mwashakanye bwa kabiri noneho mwembi mukihanganirana umwe akihanganira intege nke za mugenzi we erega Bibiliya iratubwira ngo ababiri barutumwa ngo kuko bombi babona ibihembo by'imirimo yabo ngo uyu umwe aguye undi abyutsa mugenzi we uko si ukwihangana se uhoze wajya kubyutsa umuntu utamwihanganira wamureka ukavuga uti n'ubundi yaguye sinjye n'icyamunkize nagumeyo kuko ukiri aho ngaho turabona birashoboka ko jyewe nkurikije ko uyu mugenzi wanjye twashakanye uyu mugabo yaranterese ndemera kanemera mbishaka yego twinjira muri uwo mushinga n'ubwo utwo tuntu twaje ariko noneho tugeze mu rugo akantu ushaka kwibariza iyi miryango iza uyu mugore washatse gatsinda ibi n'ibi n'ibi uyu mugabo wawe ntabwo yita ku miryango yacu atureba nabi ibi n'ibi n'ibi iyi miryango yo iza mu rushako kwihangana uyu muntu umwe ashobora kwihangana iyi miryango kandi iriho genda yenyegeza reka si nk'ukomoza cyangwa nkomereze kuri ako nari mvuze ntabwo tuvuze ngo wihangane kugeza igihe uzapfira wicwa n'ibibazo byo mu rugo oya wihangana ariko ushaka n'ubufasha ushobora gusanga abantu b'ababyeyi bakuru ushobora gusanga abashumba bawe nibo bafite ukabaganiriza atari mu rwego rwo gushyira hanze mugenzi wawe ariko ni mu rwego rwo gushaka ubufasha amarangamutima yawe kugira ngo udasara utaza kugira ibibazo byo guhungabana ubuzima bwo mu mutwe gahinda gakabije n'ibindi ariko ntabwo ugenda ubitaranga ahantu hose mu mudugudu wose kuko buriya abanyarwanda baravuga ngo akarenza umunwa karushihamagara iyo uje ukavuga uti hari umuntu nigeze kumva avuga ngo ariko ni gute ugenda ukabwira umuntu ngo nkubwikinwa ariko ntuzakivuge ngo wowe ikintu wananiwe kwibikira uratekereza ko ngewe nzakikubikira nshingiye hehe rero abantu b'abajyanama baba bahari abantu b'inyangamugayo baba bahari haba mu muryango wawe haba mu itorero haba ahantu bashobora kwisanga mu muntu runaka ukamwegera pe ukamubaza kandi hari n'ubwo yakugira inama icyo kintu rwose kikagenda kigakemuka kuko ntabwo tuzi byose dutangira kubaka ari bushyashya hari ibintu bishya tugiyemo ntabwo tuba tubizi hari ibyo ubaza ukiyungura ubwenge ukagenda ukabikora bigatungana hari n'ibyo ubaza ariko bikagusaba ko unihangana muri urwo rugendo ariko ugenda usenga ariko nawe ugenda ukura ariko uzi ko hari ibintu urwana nabyo mu myaka ya mbere y'urushako nko mu myaka nk'itatu itanu ya mbere ariko wayirenza iyo myaka bya bintu ntibihindutse ariko kubera ko maturity yawe yazamutse kubera ko wakuze mu buryo bwo gusobanukirwa no kurushaho kumenya ikikubesheje aho ngaho no kurushaho kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe muri urwo rugo bya bintu ukajya ushobora kubyihanganira ukajya wumva bitakikuremereye ukuntu byaremeraga kera tugaruke ku miryango rero Bibiliya itubwira neza ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akajya kubana n'umugore we akaramata bombi bakaba batakira umuntu babiri ahubwo bakaba babaye umuntu umwe yewe mugabo cyane cyane ubu reka tugaruke ku bagabo kuko nibo basiga bakaza kuturambagiza bakadukura iwacu bakatujyana tukajya kubaka urugo tukajya kubaka umuryango ariko n'umukobwa muri iyi minsi azigabwira umuhungu ko amukunda yego aramubwira ariko ntituragera ku rwego rwaho ari we uzatera intambwe akajya gusaba akajya gukwa biracyari barabikora ariko ntabwo birashyirwa ku mugaragaro muri Bibiliya bavuga umuntu yes umuntu azasiga se na nyina ariko bakavuga ngo abane n'umugore w'akaramata binyereka ko ari umugabo niyo mpamvu nashingiye mvuga ko ari umugabo ariko anyway umugore n'umugabo mwese mwaje kubaka urugo n'urwanyu mwembi n'ukuri ababyeyi turabubaha abavandimwe turabubaha ariko ntabwo twubakana nabo yego babyumve babyiteho amen amen be kwinjira ntabwo kubafite igihe uyu musore ibyo atagukoreye akiri umusore niba ateye intambwe akajya gushaka ashatse umugore akunda
yego nta mpamvu yo kumugayira, nta mpamvu yo kugayira umuhungu wawe ngo uriya mugore ntabwo muberanye kandi ari wamwihitiyemo. ariko ubundi reka mbibarize ababyeyi badukurikiye, ufuhira cyangwa uhangana n'umukazana wawe ngo ave mu rugo uze urwicaremo, ngo va mu rugo rw'umwana wanjye hanyuma uzaza uba umugore w'uwo mwana? ntabwo icyo kibajya bakimenya. Ntibishoboka. Reka mbabwire tuzige ikintu cyo kubaha amahitamo y'abana. Amahitamo y'abana, yes, kuko niba yakunze agahitamo akanakubaha ariko akaza akanamukwereka, ukwiriye kuba ubishima ukamushyigikira, yego, ibindi ukamusengera. Niba koko hari n'ibyo ubona bitameze neza, kuza kubimubwira yaramaze kuzana umugore, ibyo babyita guteranya. Ntabwo ari inama uba urimo kujya, twumvikana, ni amazimwe urimo kuzana, urimo guteranya abana. Numara kubateranya bagashwana, uwo muhungu wawe azagaruka mu kirambi wawe, n'undi azabona nawe ntabwo uzamuburaho ikibi. Erega Pastor Fanny, umuntu yabyutse mu gitondo ashaka kukwiyenzaho, ntabwo yamara isaha atarabona ikintu kiri kuri wowe. Cyane rwose yakibona. Bawe uraseka nabi, ufite ibirenge nk'iby'imbata, urareba nabi, ntashobora kubura ikintu akugaya. Kandi ntabwo ari ikibazo cyawe wowe arimo areba, ni ikibazo cye. Yego, we yifitemo ibibazo muri we. Yifite ibibazo. Ariko numva ari babarenga yabo, yandi ya wa munyarwanda. Kuko nabo numva bajya gushakana. Ikigo kitukirengagiza. Ujya gushakana, ninde wamuhitiyemo? Nawe nta waguhitiyemo. Yewe nayo uri huzana nawe yakubayeho. Buriya kenshi tukemura ibibazo. Nibyo ndimo kukubwira, hari igihe hari ibikomere aba yaratindanye akagumana, noneho akaba yumva ko wa mwana wari uzamumara agahinda kose, ariko hari ibyo azakora, hari n'ibyo atazakora. Ati nubwo agushatse, urabizi niwe mugabo wanjye, niwe mugabo mfite. Hari ikibazo. Mbese abo umugabo wawe kuko murarana, ariko mu bitekerezo n'inama. Basanga abagabo bamwe ntagisha inama umugore we, ahubwo ibyemezo bifatirwa mu rugo biva kwa mama. Cyane rwose, bakaza umugore babimuturaho cyangwa akabona byanabaye. Ese uwo mugabo ntaba afite abagore babiri? Afite ikibazo gikomeye, ahubwo ntabwo yigeze amenya gusiga icyo ari cyo, nta nubwo yigeze amenya icyo aje gukora muri uru rugo. Urasiga, reka iki kintu tugisobanure neza. Kuvuga ngo wasize ntabwo bibujije umubyeyi wawe gukomeza kuba umubyeyi wawe, ariko bivuze ngo ntabwo azaza gufata ibyemezo mu rugo rwawe, kuko uru rugo ni urwawe n'uyu mugore wawe, ntabwo ari urwawe na mama wawe. Bivuga ngo dutoze aba bakobwa bacu, umukobwa wanjye aje gushaka iwawe. Reka njye mvuga ko njye mfite abahungu, mfite n'abakobwa. Reka mvuga ngo umuhungu wanjye abengutse umukobwa iwawe, uko tugiye kwitwara. Bivuga ngo ngiye gusa nkaho nubakira umuhungu wanjye, mugira inama y'ibyo akora ko ageze mu rugo. Nawe umukobwa umweretse ko icyambere cyo umuhungu wanjye azakunda kwa nyirabukwe n'imiryango imukomoka, ko tubona kenshi abagabo ariko bameze. Ese uyu mukobwa wawe we ugiye kumwigisha uburyo azakunda aho yashatse, ambone ko tubona bambika amakamba, tukambika amikambo ku mukobwa, ariko mama w'umuhungu we bitwibuke. Ese hagati yanjye nawe tugiye kwitwara dute mu kibazo cy'abana bacu tugiye gushyingira? Ese niba bagiranya ya makimbirane, mbere ko tujya ngo tujye kubaza abo hanze mu miryango, tubanza mu miryango yacu, twebwe abazabanza hafi, tukabona gukurikizaho rya torero, umuryango mugari, yewe tujya mu nzego za leta, buriya ari uko mu rugo byanze. Nge nawe tugiye kwitwara gute nk'abantu dushingisha? Ni iyihe nama waha ba mwana? Yego, ba mwana rero, mwembi muri ababyeyi. Uwabyaye umuhungu, nanjye nabyaye umukobwa. Ubundi aba bana nta nubwo tubagira inama ku munsi wo kujya kubaka urugo, ahubwo bya bintu byose twakuze tubatoza. Nk'uko natangiye mbivuga, niko bazahaguruka, niko bazajya mu rugo iwabo. Ikindi, ibyo babonye dukora akenshi ibyo bazakora mu mago yabo. Niba narakuze ndi umumama wubaha umugabo wanjye, uyu mukobwa wanjye arabibona, yabyigiye mu rugo iwacu, ni nabyo azakomeza no mu rugo azajyamo. Ndamutoza ko uyu mumama niba
nyirabukwe ahari ni nyina nk'uko nanjye ndi nyina aramwubaha nk'uko anyubaha aramukunda nk'uko ankunda kuko ni umubyeyi wamubyariye umugabo ntazamwubahuka ntazamwifatira ku gahanga ntazamusuzugura oya ariko nanone ntabwo bivuze ko bihaye uburenganzira nyirabukwe kuza gukora nabyita ngo akazu kandi cyangwa urundi rugo mu rugo rw'abana banyu yego guma iwanyu nanjye nguma iwacu abana nibaza badusanga hari inama badukeneyeho tuzibagire nibaza batubwira ko hari ikibazo bagize wikwihererana umuhungu wawe ngo nanjye nihererane umukobwa wanjye nitubazane bicare natwe turaho tubiganire ibintu tubivugire mu mucyo bikemuke nk'ukuntu ntashobora kuza kubasura sindi nyina w'umukobwa nkaza wenda nkabona akantu katameze neza aho kugira ngo mbahamagare bombi nk'abana banjye ngashyira umukobwa wanjye ku ruhande ngatangira kumujya mu matwi ibyo ntago biba bikiri inama biba bitangiye guhinduka ikibazo ni kimwe nka bya bindi wavugaga ukaza ugatangira kujya mu matwi umuhungu wawe ariko mwana wa uzi ko uyu mugore wawe yabyutse nta nubwo yanshuje nyabo rero dore kandi abagore abantu b'i Kigali rero twaranagowe bataha igicuku ntibaba mu rugo ubwo waje kubasura ntuzi ubwoko bw'akazi akora ntuzi niba yakoze shift ya nijoro ntuzi niba bimeze gute ukaba ukomye induru niba noneho byaba nk'ibyago umuhungu wawe akaba akora wenda ataba nk'aho mu buzima bwa buri munsi ukajya wohereza amakuru buri kanya umugore wawe ariko ubundi nk'ubu aba yambaye duhere kuri ibyo ubundi nk'ubu aba yambaye dore uko aba asohotse narakubwiye rega waratoraguye n'icyo manzi n'ibi niko mubyeyi aho rero niho abana b'abakobwa barakara bakavuga batari ku bundi ntazangarukira ahangaha aba yaje kumbuza amahoro aba yaje kungenzura n'ibyo umugabo wanjye atantegeka wowe agashaka kubintegeka niwe wanshatse uvuga no kuba ari igihe umugore umukazana we aba adakora yirirwa mu rugo nawe yaje kubasura arabyutse arakarabye nyamugore yiteka make-up aricaye niba ari kuri televiziyo ibyo akora yabikoze undi afite urugo ufite uko rubaye kubigeza igihe ukoze iwawe yarangiza atari ku uyu muntu wirirwa urya gusa yirirwa atonoye akarenge ni ukurya no kuzuza umusarani mutubabarire ariko niko bavuga reka tubikoreshe nk'uko babikoresha yari iyi mitsi ye yari iyimatsi umwana wanjye yirirwa yirukanka umwana wanjye yirirwa ajya gushakisha ariko wirirwa wicaye ngo ariko karabaye koko uyu mugore ntaba ari wabuzwe uburenganzira ibyo bintu ni amatiku uyu mubyeyi aba yananiwe kwifata reka tumugaye rwose abaje kwandavura mu bana kwanza reka nkubwira akantu kigeze kuba umukobwa n'umugore n'umugabo babaga mu Mutara za Nyagatare hariya noneho barahaba ariko nyuma baza kugira ubuzima bwiza nyina w'umuhungu yari atuye mu hafi aho ngaho atari kure noneho baza kwimukira i Kigali hano gutyo ukuntu ubuzima bwari bwarahindutse pe noneho arangije yimutse barahabaye umukecuru umutima hazi icyo kibuga bagiye i Kigali njye bantaye mu cyaro kuki ngiye kuguma niwe yagira ngo bamujyane noneho arangije atangira n'iturufu yo kujya arwara ndarwaye kandi bakaza kwivuza i Kigali akarwara bakaza kuvuriza i Kigali buri munsi hashize yagera i Kigali agakira yagera Nyagatare akarwara bukeye ati ibiryo byose byarananiye bashabura y'abantu bakuze bakunda imigati buriya bakuze bakunda imigati bakunda imigati hanyuma ati ndashaka kurya umugati rero ntakunda imigati Nyagatare yakundaga umugati uva i Kigali iyo ni imitwe kabisa none bagahora bawuhereza Excel ikajyana i Nyagatare bukeye umukazana biratari ku ibintu nyoka dukorera tuzabivamo none wabize umugore n'umugabo none umugore atangira nyine umugore atangira batari kuba umugabo atangira batari kuba mugana uyu muntu wari uza hano fore yarwaye yageze hano agakira bajya kwa muganga bahoranaga randevu bakabura n'indwara ubundi bukeye umuntu umwe aza kumubwira umuhungu aramubwira atari ko uyu mukecuru ko nta ndwara arwaye ni ikihe kibazo barangije ati nta ndwara rwose ntayo ahubwo abashaka kuza i Kigali reka azabaze nyina amubwira ati se mama ntuzongera arwaye ati ndaje tugushakira imiti tuyikohereza ariko
ugume mu ati rugo ndarembye ati ngewe murashaka ko nzapfa reka mfe mwishime umugore n'ungambaniye ngume ahangaha mwarantaye mwarampaze namugayo nyina wayo neza nyina w'umukobwa we akaba n'ubundi yabaga i Kigali yego nuko nyina ararakara nta mugayo yaragwe yaguhaye junjama ndeka nipfire avuze ngo yipfire sukuru bicaye mu kazana mugatera kugira ngo agumye muri ibi mu nzira twagiye twagarutse i Kigali abantu baza gutura ageze i Kigali aratuza ntiyongeye kurwara yego ntago yongeye kurwara ariko ntago babanye mu rugo ikintu umuhungu yakoze nuko yamushakinze ahandi babana mu rugo ariko nawe yari imico yari afite mibi yari afite ukuntu avuga ngo akumbuye umuhungu we akaza ukajya kubona ukabona arinjiye no mu cyumba akaza mu gitondo cya kare kwinjira mu cyumba ukabasangamo umugabo ati gakomanga ati ningiye mwana wa atari ko mama nk'ubu ngubu aya masaha none se nabana narakureze nka koza uyu mugore w'ukanarangiye ariko mu by'ukuri ibi tuvuga ntago ari ibintu nshatse amazina nayavuga ariko ntago ari ariko reka turebe aka kantu wowe wa mukecuru we wirengagije ko nawe wagize umugabo nakantu kabi nubwo waba uri mu nzu y'ikigonyi wari kuza akeyura karido akagusangana n'uwawe wari kwishima ibi byose ni bimwe muri bimwe iyo mico nk'uko bivuze umwana ashobora kujya kubaka bitewe n'uko yabonye hehe iwabo ibyo yakuye iwabo akaba ari byo ajyana wenda wasanga n'uwo mubyeyi baramukazi be barabimukoraga kuko kera hari ukuntu abagore bafatwaga nabi mu buryo buteye ubwoba ugasanga wenda nk'abaramukazi be bamuhozaga ku nkeke cyangwa na nyirabukwe akamuhoza ku nkeke akaba ari igikomere yavanye aho hantu akakimukana akaza kugitura abana be barimo kubaka uyu munsi ariko umuntu aba akwiriye kwisuzuma nkunda kubwira abantu ko ntabwo umuhungu wawe ntabwo yaba umugabo wawe sibyo ni umwana wawe hari icyubahiro akugomba nk'umubyeyi hari inshingano yagufataho nk'umubyeyi ariko ntiwasimbura umugore we ntabwo wamubera umugore ntabwo bishoboka rero niba yubatse ugomba kubanza kubyiyumvamo ukabanza ukabyakira mbere yo gutekereza ko uzambara urugori mbere yo gutekereza ko bazaguha igiseke ubanze witegure kubana n'umukazana bivuze iki kubana n'umukazana ubyitegure mu bitekerezo byawe umenye ko uzagira umukazana witegura uko uzabana nawe utaruhanyije utanduranyije utagize ishyari hari nyirabukwe bagirira ishyari bakazana babo bakaba bari nk'uwo yari afite ishyari ngo niba nguriye umwenda nawe namugurire niba yazanye agakweto nawe nakazana ngo ngurira ngo cyangwa ngo bashiki bawe nabo bagurire nibyo bintu rwose ibyo bintu ntabwo ari byo umuntu aba yaragize igihe cyo kubana namwe niba yarakubakiye ibyo yashoboye gukora yarabikoze azakomeza anabikore hari n'igihe icyo gihe babanaga ariko nta bushobozi afite bwinshi ariko burya ababiri iyo bahuje imbaraga bashobora kugira ubushobozi uyu mugore akaba afite uko akora n'umugabo akafite uko akora bagahuriza hamwe bakagira ubwo bushobozi yewe mubyeyi ntuwumve yuko kuba hari icyo wamaze kugeraho ugomba kugikurikirana ahubwo nategereze b'abana baramugenere bitewe n'ubushobozi bwabo rega n'imishinga bafite baricara bakavuga bati niba baramuhaga umuhungu we yaramuhaga 100,000 n'urugero buri kwezi nibamara gushakana n'inshingano ziyongereye bizakunda ese bazayagabanya cyangwa bazayongera niba bibaye ngombwa ko bayagabanya ubyumve ntutangira kuvuga ngo nyirashyano yahageze ngo agukuye amata mu kanwa urumva kamwita amazina ego ariko n'abakobwa natwe twaje gushaka natwe tumenye ko bariya ni ababyeyi kandi urukwavu rukuze rwonka abana tubafiteho inshingano nawe ntuze ngo ushake kubyikubira byose bijyana iwanyu no kubashyira ku ruhande noneho ahubwo ugasanga ab'iwanyu nibo buzuye mu rugo rwanyu abo kwa mugabo wawe badashobora kuhagera nabyo birakorwa ariko ibyo bintu byose nk'uko twabivuze ni amateka ni kwa kuntu abantu bakuze babona iwabo bigenda bite cyangwa bagenda bigira hirya no hino kantu rero kakuvuga ngo iwanyu bigenda gute tubonye ko iwacu badashobotse njye mvuye mu muryango
mbona ari hasi hejuru, cyangwa se nakuze ababyeyi bambwira ngo nirwaneho. Ndi umwana w'umukobwa nirwanyeho, ndishugurukiye, n'umwana w'umuhungu yirwanyeho, ari ubuzima arabubonye, bose barahuye, ariko bahuye umwe wese ava mu muryango ufite ibikomere, n'undi ava mu muryango ufite ibikomere. Uru rugo ni iyihe nama wahaba abantu bagiye gushaka kandi bavuka mu muryango batayigeze bababonamo imbuto nziza? ngira ngo nigeze kubikomozaho ko ibintu dukuriramo hari ubwo bitumenagura cyangwa bikatwubaka, ariko uko biri kose ugomba guhitamo inzira n'icyerekezo uha ubuzima bwawe. Hari ibyiza wakopera mu rugo iwanyu wabonaga ari byiza ku buryo wabizana ukabyubakiraho, ariko hari n'ibibi rwose wavuga uti no, ibi ngibi sinshaka kuzabibona iwanjye, sinshaka kuzaba umugabo nk'uko papa yari umugabo. Niba yari umugabo urwana n'urugero, ntabwo wakwimukana ibyo bintu ngo abe ari byiza kurata no kubakiraho, ahubwo uravuga uti no, ntabwo nshaka kuzagira urugo nk'urwo nabonye ababyeyi banjye bagira, ugafata inzira nziza. Rero ibikomere ntawe utabifite, turabigendana, turabifite, ariko nanone hagati mu bikomere wowe uhisemo iki? Ariko ko hari umugabo usinda akabwira abana bati nutanywa inzoga ntabwo uri umugabo, urabizi, kandi akanywa akivuga, afite kawarageye, afite ka mitsingi, akavuga ati hano sha umugabo umusore nutanywa inzoga ntuzaba umugabo. Uyu muntu agakura azi ko ubwo atanywa nyinshi, ariko yabibwemo ijambo rivuga ngo natanywa inzoga ntabwo azaba umugabo. Iyo umugabo akongera agakubita umugore, akaba uyu mwana w'umuhungu gise amara gukubita umugore, ari wenyine agahita amubwira ati ubundi umugore arakubitwa, ntabwo udakubise umugore ntabwo waba uri umugabo. Impamvu mbivuga abo bantu nahuye nabo, ugasanga yakuranye icyo kintu, noneho aragikurana gihita kigerekwaho n'ibyo nawe ubwo ko umuntu ajya gushaka amaze gukura, aba amaze gukura, hari ibyo ari wa muntu utakigororwa. Uriya muntu ujya gushaka aba ageze muri rwa rwego agororwa n'amategeko. Ya mategeko yafunzwe, yakodiwe itegeko rinini, ariko rwa rurimi mwana wanjye wahura n'umuntu mukuru ukamubwira uti ibi ntibikwiye, ntaba cyumva, araceceka, ariko aceceka afite ibyo acecekanye. Yego. Ariko afite ikintu kivuga ngo kubita umugore, ko kubita umugore nibwo bugabo. Aho ngaho urabyumva, kandi agakura azi ngo nzaba umugore, kakabuye akagahisha, ariko hazagira akantu gato gusa akaguhonda, ati n'ubundi jyewe wenda ukamubwira ngo jyewe ngo urambwira ngo ninkore ibi ngibi. Burya iyi ngo zibapfa utuntu duto cyane, duto muri ya myaka, nk'uko yavuze ati uko nje ngasanga isogisi ryanjye ridatunganyije, naje nsanga aho umwenda nawusize ndawuhasanze, akiyenza ibyo wavuze ati uhereye mu gitondo ushaka impamvu umuntu ntabwo bwakora utarazibona. Nawe yarangiza ku gata agahita avuga ati n'undi data yarambwiye ati ngezeho bansuzugura, umugore ambwira ngo ni nanjye ninihanagura urukweto, kakwanura akaba aramwashije. Ni za kamere twavugaga, ni twatubuye abantu bagendana, kandi ni ukuri buriya iyo umuntu hari urufatiro yahawe ntabwo rupfa kuvaho, keretse iyo hari urundi rufatiro ruje rukarusimbura. Ubwo rero twashishikariza abantu bameze gutyo, mu by'ukuri yego hari ibyo batojwe, ariko nawe ufite umutimanama, uratekereza, urareba, uranagenda. Hari n'amagoye bagenzi bawe ujyamo, hari n'izindi nshuti ubona uko babanye. Ese koko wumva ibyo bakwigishije, urebe n'igihe turimo, ko ubona ari byo byiza byakubakira kuruta ukuba wakumvikana n'umugore wawe muhuje muganira? N'icyo kintu tukigarukeho. Ubwo hari abantu batajya baganira mu muryango, yego, umugore n'umugabo batajya bagira ikiganiro ngo bicare, niba ari n'ikibazo cyabayeho ngo bagikemure neza, babiganire, bahora gutya mu kirere. Aho ngaho niho nari ngiye kubaza, wibuke ko hari akantu waruvuze ngo mu ngo ujyamo, ese witegereje ubona izo ngo zibanye gutyo? Nari nishatse kukwerekana, ngiye kukubwira nti ese aba bantu ugira ngo bajya mu ngo, nta ngo bagira bajyamo, ni mu kabari, mu magurupe, ya magurupe
ari naho dufite uyu munsi ikibazo turiho tubona twagarutse kuri za blood shower izo twigishirizamo b'abakobwa ariko aba basore bacu babwiwe mu matwi ikizatuma baba abagabo bageze hirya bafite izindi nshuti nta bagabo bafite b'inshuti ni urungano kuko abagabo uyu munsi bamwe bari mu gahuge ariko urubyiruko rwacu ari naho tubona ko ngo zabo ziri ku manegeka ko ntago bafite abakuru ntago bafite abo bigira abakuru babigira buri rugo rero izi ngo mu mihana twajyagamo ukajya kwa so wanyu ukava ikantarange ukajya kwa runaka niba niwo so yahaye inka ukaba uzi ngo ni umuvandimwe ari umuturanyi wa bugufi ariko umunsi tuba turahurira mu mujyi tukahurira mu bigugare tugahurira muri za happy birthday z'abantu z'amagurupu niho tuba dufite urubyiruko uyu munsi rujya no gushaka rukabara abapari cyane bakabakodesha ukodesheje papa ukodesheje mama ukodesheje pare na marene ngo se hasigaye iki se none niyo mpamvu ubona yagiye kubaka ikindi nacyo buriya n'abajyanama bafite ni YouTube YouTube uru rubyiruko rero rurimo hano bamwe bagafata umwanzuro uvuga ngo sinzashaka kubera iki yifitiye naka tukavuge birirwa ku ma social media bafite amacano bareba abakemura ibibazo yego uyu muntu ejo nahaguruka aha azibuka iwabo nyina amubwira ati kumaze gukura gutanzanira umugore ariko agiye gushaka kuko bari babimubwira ariko si bwo buzima amazemo guhera mu buzima bwe bw'imyaka 20 kugeza ku myaka 30 agiye kurongoreramo ni ubuzima bwo kwirwa toraguza inyigisho zipfuye nta buzima bubana n'abana tugana ku musozo ndagira ngo ako kantu use nk'umuntu ukinjiramo ukadukuremo kugira ngo turebe uyu musore ugiye kurongora azagisha indi nama ese uru rugo azaba yarabaye ku magurupe nk'ako yarabaye no muri ibyo kuri ama video ukoza songera ngo nibyo ubona turiho tugenda twumva yamaze gushaka agera mu rugo agasanga umugore agasanga uyu mugabo yiberaga mu cyumba yirebera ayo ma video ari agaruka akamubwira ati rero urashaka ko akora nk'ibyo muri video tuce hahandi kandi umuntu ntago ari imashini no kuri ako kantu ngeneye iyo nama nk'umubyeyi mbega bana bacu basore beza n'abakobwa mu by'ukuri yego turugarijwe pe ntago twabihakana ariko buriya ntabapfira gushira niko abantu bajya bavuga niyo mpamvu natwe turaha niyo mpamvu na hariya aho utuye buriya ntago waburayo urugo rumwe rwiza rw'intangarugero uramutse wabyitayeho wabishyizeho umutima wababona ni nayo mpamvu akenshi ibi bitwaza byo kuvuga ngo byacitse babona ahangaha ku mihanda nuko nyine inkuru mbi igenda kurusha inziza abubatse neza ntago bashaka kuza kwiteza iyi mihanda harakubwira ati ejo nzaze ntanga ubuhamya bara bakobwa bo kuri YouTube bantwarira umugabo baratwangira niyo tubahamagaye ngo baze batuganirire batuhe ubuhamya rw'urushako rwiza n'iki baravuga ati reka kandi nashaka kuzazana abantu ntago tugiye kwishyira kuri iriya mihanda ni bake bashobora kukwemerera ariko ntibivuze ko batabana neza abantu babanye neza barahari kurwanya uyu mwuka nibyo turimo kuvuga niba ababanye neza badashaka kuza hano ngo babitubwire kandi ubona ariho urubyiruko rwacu rusigaye rushakira amakuru bazajyana ya makuru ari negative bavuge ngo ntibikunda nibyo ni imiguruko by'iki gihe ariko ni ukubeshya ni ikinyoma cy'umwanzi hari umuntu wigeze kutubwira ngo ikinyoma cyashyigikiwe gishobora guhinduka ukuri kuruta ukuri kutavuzwe kubera ko nicyo cyagaragaye nicyo abantu bumva nicyo abantu babona ariko abantu bubatse neza barahari mu muryango wawe barahari bakuru bawe urebye muri baso banyu urebye muri banyokorome muri bashiki bawe banyogosenge ntago wabura umuntu wigiraho ntiwabura umuntu ufatiraho urugero ariko kandi nawe ushakemo ubuzima bwawe bwite icyo ushaka urinde urashaka iki ubundi urashaka kubaka kugira ngo ugere kuki ufite iyihe ntego ibyo ni nabyo nahoze mvuga numara kwishushanya
bizatuma ubona n'ishusho y'umukobwa uzashaka kuko azaba aze kuzuza hahandi wabonye ko hari icyuho mu buzima bwawe. kuko uyu mugore twibukanye abagabo dukurikiye n'abasore, menya ko ugiye gushaka umugore kuko ngo si byiza ko aba wenyine, uje gushaka wa muntu uje kuzuza hahana hatuzuye. Yes, cya cyuho. Nushaka nabi tuzahora indwara, azahora gutoneka n'uwa kabiri buriya azagutoneka. Cyane rwose. Ntwibwire ko uwa mbere iri gufwa rya mbere ije ntigigeremo. Hari abantu bazi ko urushako rwa kabiri babandi ba divorceje bakajya gushaka, hari abazi neza ko buriya babonye umugore. Ahubwo uyu mugore uje ugiye wowe ubwawe ugiye kwitwararika ko wamenye icyahashize cyagusenyeye, uje kwitwararika kugira ngo adakomeza kugutoneka. Ariko ubundi hararangaye, hari icyuho. Rero tugana ku musozo tubwira abadukurikiye ko cya kiganiro cy'umuryango no kugira ngo tumve inama, niyo mpamvu twateye intambwe kugira ngo tuganire n'umubyeyi. Ibintu byose bishobora gusohora, bishobora kuba byiza iyo ubishyizemo n'imbaraga zo gusenga. Urubyiruko ntabwo muri mushaka gusenga, kandi iyo mugeze mu rugo muhura n'ibibazo. Ibiri mu rugo biba bizima ari uko urwo rugo rushyigikiwe n'Imana. Urugo rutarimo Imana rurasenyuka, rwamera nk'urundi. Ariko ntabwo turi bwumye dushyigikira ikinyoma cy'umwanzi ngo twerekane ko urugo ari rubi. Urugo ni rwiza, ahubwo twumvise inama ivuga ngo wowe ubwawe warutangiye uti, uhagurutse ugiye hehe, witwaje iki? Kujya gukubaka si uguhangana, kujya kubaka si kujya kureba ngo nankore iki nanjye nzakora iki, nankubita urushyi nanjye nzamukubita urundi. Ntabwo kujya kubaka ari ugushaka umukozi uzagukorera, ntabwo ujya kubaka ari ugushaka umugore uzajya ukoresha sexe gusa. Ntabwo ni umuntu mugiye gushyira hamwe mu buryo bwose. Hazazamo urwo rubyaro, hazazamo umugisha usanzwe, hazazamo n'umunezero. Kuko birabira ngo ubonye umugore abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Ahabwa n'Uwiteka. Iri jambo rivuga ngo ikintu cyiza rijya rintangaza cyane. Kuko umugore yitwa ikintu, bivuga ngo nta kindi kintu kiruta umugore. Mu bintu byose, inzu ni ikintu, imodoka ni ikintu, ibyo byose nta kintu na kimwe kiruta umugore. Iyo udafite umugore, urugo rudafite umugore rurasenyuka. Ahubwo mu mirambagiriza yanyu mwongere mugaruke ku rufatiro. Ntago gugu izakurambagiriza wirirwaho, ntago ikiganiro cy'abashakanye giherera kuri computer. Siga computer hariya, usiga iby'akazi hariya, umenye kugeze mu rugo. Niba ugera mu rugo, umugabo nubwo ari koronera agakuramo ishati akajugunya hariya, amapeti agashyira hariya, akaba papa. Turenga ibyo ubushari bw'imiryango n'ibyo tubamo n'uburyo tuyobora abantu. Nitugera mu rugo, uri papa ku bana, ariko uri n'umugabo ku mugore, kandi ukaba n'umugore ku mugabo wawe. Rero nta wundi muntu ugomba kuzamo hagati. Pastor, turagushimiye. Urakoze cyane. Ndizera ko nitwongera kubakenera muzatwitaba. Turahari kandi turabakunda, twunda ibiganiro byanyu. Pastor Fanny Official, mukomerezaho, dukomeze dutange umusanzu. Biranezeza kubona nibura aha turi ni ku isoko. So niba abantu baza bakahagura ibyica ubuzima bwabo, natwe turahari kugira ngo dutange ibikiza ubuzima. Kugira ngo Imana itunyuremo, dukoreremo, igira umuntu umwe cyangwa benshi yarokora. Ari ngo nyinshi zozikira kuko abantu bariho barakira. Tundo tubona abantu barabakira. Udafite ikibazo mu rugo, afite icy'umwuzukuru we cyane, afite icyabere. Urabona ati umwana wanjye, umukobwa wanjye, umuhungu wanjye. Ariko hari inkuru nigeze kumva y'abana babiri babanye, ariko hari uburyo batagendanyemo neza. Umwana umwe nyina arabimenya, nyina ngo ni nyina w'umuhungu, abwira nyina w'umukobwa ati ngwino tuganire, turasenga, ntudukemure ikibazo cy'abana bacu. Bageze kugikemura, bwari uburyo umugore acaga inyuma umugabo akabimwereka. Ariko mukeba we ba mwana we ahita ararakara, ahita abwira umukobwa ararakara, kujya kuntaranga kwa mama. Ntago bikwiye bana bacu. Niba mpamagaye mama wawe niwe tugiye kuganira, kandi nanjye menya ko
nanjye mfashe uwanjye nawe ni mubi ariko n'uwawe ni mubi ariko ntabwo tugiye kubatererana ubwo tugiye gushaka uburyo dushyira hamwe kurundarunda umuryango ariko tumaze kubona ko muri iki kiganiro ninde urundarunda genda rundarunda iwanjye ndarundarunda urugo rw'umwana wanjye kandi nanjye ntararundarunze nyanyagiye murakoze cyane nakagaruka shalom